Aya mahano yabereye mu karere ka Nyamasheke ubwo umusore w'imyaka 19 Ndikumana Enoch yatabwaga muri yombi n'inzego za leta bamufasha ari gusambanya inka ye witari niye ahubwo inka y'umuturanyi we. Uti byagenze bite rero? Reka tubivuga akantu ku kandi. Murakaza neza mu karere ka Nyamasheke. Ibi bibaye nyuma gato yuko twumvisha inkuru y'umwarimu umwe wasambanije abakobwa 4 yigisha mu ishuri, yewe hakavamo n'abaterwa inda. Uyu mwarimu agakurikirwa n'inzego z'umutekano. None mu gihe kitari kinini cyane, igihe gito cyane, uyu Ndikumana Enoch nawe ahise dukorera gashya. Uyu musore Ndikumana Enoch nkuko twabivuze afite imyaka 19, avuka mu kagari ka Gitwa mu mudugudu wa Nyagahinga. Uyu yacunze abaturanyi be badahari maze aragenda asatira inka mu kiraro yari irimo, ikiraro cyubakishije ibiti. Mu kuyisatira inka yaragiye arayishishira koko, maze inka nayo iratuza. Uko byagenze? Ndikumana Enoch yakuyemo ipantaro ye ayishyiraho ngaho hasi mu kiraro, maze atangira gusambanya inka nayo ngo habe na gake ngo yisaganye, habe no kwikomakoma. Ababibonye bavuga ko iyi nka yari yatuje cyane, Ndikumana nawe ari gukora akazi ke, dore ko byatwaye iminota isaga 30 yose ari gukora kano kazi. Bigera naho abaturanyi be bajya bahuruza bamubwira bati byurimo ni ibiki, iwe arabihorera akomeza akazi yari arimo kuri iyo nka iminota 30 yose. Uyu Ndikumana akimara gutarwa muri yombi bamubajije impamvu yamuteye gukora ibi bintu, maze nawe yisobanura avuga ati ngewe naraje nza hano mu kiraro cy'inka nsanga nyine ba nyirayo ntibahari, maze ndayishishira mbona irakunze, kandi nyine nishakiraga gukora imibonano mpuzabitsina, ntekereza uburyo ndi bujye gushaka abakobwa, mbona ntapfa kubabona byoroshye dore ko n'abandi bari bunyaka amafaranga kandi ntayo nari nifitiye. Ubwo rero nshishiye inka mbona irabyemeye, nanjye mfata umwanzuro wo guhita nkorana imibonano mpuzabitsina nayo. Ubwo nibwo aba bagore babiri nyine bambonaga ndi kubikora, barangije bambaza ibibazo ntumva, banampururiza abaturage gutyo. Nuko nguko nafashwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitwa yitwa Ntibazirikana Denis, uyu yabwiye Imvaho Nshya ni ikinyamakuru cyandika ko uyu muhungu bamubaza ibijyanye n'iki cyaha, niba yagikoze cyangwa ko katagikoze, ngo yemeye rwose nta gihunga na gito afite. Aravuga ati nagikoze, nibyo bari abagore bari kuvuga, nibyo rwose nabikoze, bambujije ndanga. Uyu munyamabanga kandi yavuze ko ari ubwa mbere yumvishe iyi nkuru mu tugari twose yagiye ayobora, ko atigeze yumva ibintu nk'ibi ngibi. Yavuze ko yajyaga byumva handi mu tundi duce babivuga, wenda akagira ngo baba babeshya cyangwa se ni inkuru baba bahimbye, ariko nawe ubwe abashije kubyibonera mu kagari ke. Rwose uyu muhungu Enoch ngo arabimweretse. Uyu munyamabanga Denis yatanze ubutumwa cyangwa se yagejeje ubutumwa ku baturage. Yababwiye ko bagomba kubaka ibiraro bikomeye bakanabifunga kugira ngo inka zabo abantu nk'aba ba Enoch batazaza bakazihohotera. Muri make yakanguriraga abaturage batuye mu kagari ke kubaka ibiraro bikomeye bakarinda inka zabo ko zahohoterwa n'abantu nk'aba ba Enoch. Yatangaje kumva ukuntu uyu musore muto Enoch yatinyuka agakora bino bintu, ariko nanone ntago ari igitangaza kubera ko atari ubwa mbere byumvikanye mu gihugu cy'u Rwanda. Twagiye twumva ahantu henshi bavuga ko bafashe umuntu ari gusambanya ihene, abantu bamwe bakagira ngo wenda ni ukubeshya cyangwa se ntago biba byarabayeho, ariko mu by'ukuri ibintu byabaga byarabayeho. Hari n'ihene twigeze kumva yabyaye umuntu, ibyo twabyumvishe ku mbuga nkoranyambaga, gusa ntago tuzi niba koko ari umuntu wari warayiteye inda, ntago twagira ngo tubyemeze. Ariko amahano menshi kuri iyi si agenda akorerwaho kandi rwihishwa, abasha kumenyekana niyo make, ayo tutamenya niyo menshi. Bivuze ngo abo bagore iyo bataza kubona uyu Enoch ntago twari bumenye inkuru. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, nkunda ko mukunda umuyoboro w'Udushya Kingdom, mugakora subscribe iyo twabahaye inkuru nziza. Nizeye ko kandi mugiye kubikora guhera nonaha. Ciao ciao, ibihe byiza. Njye nitwa Eric Ratu.